Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, adatuje koso ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tatuje koso kino kizame kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakoze kino kizame kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse by'amwa kino kizame kimwe maze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe witutsinda ikintu ubusabwa nuko nakugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibyo byose ninjya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789531626 tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Kwezi kwa 10 wagufunguye, kwa 11 no kwa 12 wasaba itariki ushaka tukagufatira code ushaka. Rero mutwe cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626 tubwira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tubigufashemo. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri cyangwa se uri hafi ari kufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kuri ibi bibazo bikunda kuza tukakwigisha, tukaba twizeye ko uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero nimutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626 ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali twandikire cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tuhaye hasigaye tuze tukwigishe mudasobwa. Ukeneye ko tuguhugura warigisha amategeko y'umuhanda ariko ukavuga ati mbere yuko njya mu kizame wahura n'umwarimu iminsi 2 cyangwa 1 turaza twakwigisha tukaguhugura ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye igitabo twandikire cyangwa uduhamagare tukigusangisha aho uri ni kuri 0789531626 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda y'imodoka yamaze kwinjiramo irakomeza, ntabwo yemerewe gukata ngo gusubira inyuma, guhindura icyerekezo ntibiba byemewe. None ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Hano hari ibyapa 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Reba icyapa D1A gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ureba icyapa E13A gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ureba icyapa C19 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo 2 koza agakubo. Ureba icyapa C1 gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese mwa bino byapa ni ikihe kigaragaza umuhanda w'icyerekezo kimwe? Hano n'ubundi hasi nibyo bakubajije. A icyapa D1A ndakeka ko mwakibonye. B icyapa E13A ndakeka ko nacyo muri kukibona. C icyapa C19 ndakeka ko nacyo muri kukibona. Mugiye kuri bari kutubwira ngo icyapa C1 ndakeka ko nacyo muri kukibona. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B icyapa E13A kikaba kigaragaza umuhanda w'icyerekezo kimwe, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Hari abantu benshi bakunda kwitiranya ino D1A n'ino E13A. Urabona ko ino D1A ifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ishusho ni uruziga, mu gihe E13A ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu
n'ibirango by'umweru. Kimwe kikaba gitegeka kivuga ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa, iki cya D1A, mu gihe kino cya E13A kivuga ngo umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ndakeka ko utazongera kubyitiranya. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Hano mu mujyi wa Kigali abahatembereye mubona bino bimenyetso bimurika ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feu rouge, ko biba biri hejuru y'umuhanda cyangwa se biri ibumoso, kandi byakagombye kuba biri iburyo. Ese ni ukora iki bashobora kubishyira hejuru cyangwa bakabishyira ibumoso? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bavuze abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, se ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, aribwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashatse kuvuga ngo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni hano, iso cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biriya bimenyetso bimurika bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, kandi byakagombye kuba biri iburyo, ariko kuba byashyirwa hejuru y'umuhanda cyangwa ibumoso aba ari ukugira ngo birusheho kugaragara neza, kugira ngo birusheho kugaragara neza abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyuzwa ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburombare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga kiyikuraho ritagaragara igihe bitagishobora kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese biba bishobora kugaragazwa ku buryo romoro kiri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. None iyo romoro bigomba kugaragazwa gute? Ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo babasha kuvuga ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza kimeze gutya, ariko bakafata ino A tubonye ko ari igiso cy'ukuri bakayigabanyamo ibisubizo bine, bakavuga ngo A, itara ryera riri kuri romoro kinyuma, B, itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma, C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, D, ibisubizo byose ni ukuri. Uzahita uhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ni ukuri. Bazaba bafashe ino A bayigabanyijemo ibisubizo bine. Uzahita uhitamo rero ko ari D, ibisubizo byose ari ukuri, kuko bari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. Hano byose bari babishyize kuri A, niyo mpamvu duhisemo A. Ariko niba kikubaza n'ubundi mw'ubwo buryo bundi nkubwiye, nabwo uzahita ubikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame, niyo mpamvu mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo mu kizame uhite ubikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa duhamagare, ni kuri 0789 ukwezi kwa 10 bagushyize muri systeme. Tugufashe ko na kode nziza aho waba urose mu gihugu. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ikintu cyose cyakufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera ku gihe. Waba ukeneye kwiga, murabizi n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online kubera ikoranabuhanga. Turakwigisha mu buryo bwa online aho waba urose mu gihugu. N'ubundi ni nkaho tuba twicaranye, tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urakibona muri telefoni yawe, tukagenda tuvugana
uri kubibona ngenda nkusobanura bitewe n'isomo turi kwigana. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ubundi ikinyabiziga nticyagira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe, ariko ari kuvuga ngo uretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe ikinyabiziga kiba cyagira arenze abiri? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. Ngo itara ndangamubyimba, B itara ryerekana icyerekezo, C itara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse itara ndangamubyimba kiba cyagira amatara arenze abiri ndangamubyimba, kiba cyagira amatara arenze abiri ndangacyerekezo, kiba cyagira n'amatara arenze abiri ndangaburumbarare. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tureba hisemo ibibazo biragaruka. Ni ingenzi ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera kugena icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ngo aho imihanda ihurira, B inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo, C umuhanda udakomeza. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ubundi iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwaba uruhande rw'ibumoso rwaba uruhande rw'iburyo bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Habaho ikintu cyitwa ifungana ry'umuhanda. None muri ibi bisubizo bine baduhaye ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko noneho niba baramuka bakikoresheje mu kizamura akora mu kanya bashyizemo ngo ifungana ry'umuhanda urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntikiba kigomba kurenga ibihe bipimo? Ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B imbere ni metero 1 na santimetero 70. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, mu gihe imbere ari metero 1 na santimetero 70. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikiso cya nyacyo, aho ni kuri D. Wowe hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro ari ikiso cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma bari metero 2 na santimetero 50, noneho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Hano bavuze ngo metero 1 na santimetero 70, niyo mpamvu duhise duhitamo A. A niyo ihise isigara ari igisubizo cy'ukuri. Ariko nujya mu kizamuka bavuze ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70, uzahitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ariko hano bavuze metero 1 na santimetero 70, niyo mpamvu tuhahise duhitamo A yonyine, kuko inyuma bari metero 3 na santimetero 50, naho imbere ari metero 2 na santimetero 70. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura
nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira ku zihe romoroki. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo romoroki ifite feri y'urugendo, B romoroki idafite feri y'urugendo, C romoroki itarenza kilogaramu 750, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B romoroki idafite feri y'urugendo. Utari wahisemo B, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu usigaye ubona abantu bakora rimwe bagahita batsinda. Kinabara yarakoze aba yarakanze subscribe hasi, ikintu cyose kizeho akajya ahita abona notification ko nyishyizeho akakireba, aba ari icyatuma ajya mu kizamu agakora rimwe agahita atsinda. Nawe niba uri mu nzira yo gukora rimwe agahita utsinda, ukanda subscribe hasi mbere na mbere. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ubuhe bugari? A metero 2 na santimetero 10, B metero 2 na santimetero 50, C metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2. Kino kibazo bakunda kugihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 210, B santimetero 250, C santimetero 300, D santimetero 200. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe zino metero bazishyize muri santimetero. Rero we ntibizakugore, narabikubwiye. Niba kikubaza babishyize muri santimetero uzagikore, niba bishyira muri metero gutya nabwo uzabikore. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A ibinyabiziga bifite ubugari bwa metero 2 na santimetero 10 bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ndakeka ko waramuzamo A, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikiye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera igera ku bipimo bikurikira. Igera ku bihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. A ngo metero 200, B metero 100, C metero 85, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni metero 75. Hano hari metero 75 uri kubonamo ntazo, niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu dukunda kubibona cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi, ukabona umuntu asunitse ikinyabiziga. Ese ugomba kumufata nk'iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A ngo umunyamaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umunyamaguru na B w'umuyobozi w'ikinyabiziga, aho ni kuri D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga. N'ubundi urakomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo kilometero 10 mu saha, B kilometero 20 mu saha, C kilometero 30 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D,
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Aravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Se ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano habonetse cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Rero ndizera ko waramustamo A. Ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A ngo amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C, imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano uramutse cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D vuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ko mu kibazo dufite baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo niye myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Ariko n'abano bana bari kuhaganirira hafi y'umuhanda. Batubwiye ko ari abana. Ese niye myifatire myiza wagira uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kubanyuraho? A, ngo itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. B, ngo ihute urenge aho abo bana bari. C, komeza ugume ku muvuduko munini. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Kubera ko n'abana bari kuhaganira. Rero we umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza ubasatira, uritonda ukitegereza, niba ngombwa ubaburire. Ushobora kuvuza nk'ihoni unitegura ko wahagarara mu gihe umwana yihuye mu muhanda. Ndakeka ko waramutamo rero A. Ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kunyuranaho mu ikoni. Ese kunyuranaho mu ikoni? A, ngo biremewe. B, ntibyemewe. C, biremewe ukoranye ubwitonzi. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Bikaba byemewe, bikaba bitemewe, bikaba byemewe ariko ukoranye ubwitonzi. Hano rero cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ntibyemewe kunyuranaho mu ikona. Ntibyemewe kubera iki bitemewe? Hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaje mugahita mucakirana mukagongana. Rero ntibyemewe kunyuranaho mu ikona. Ni bibi, biteza ibyago. Ibyo byago haba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Utwaye ikinyabiziga nturi robo, ushobora kugira ibitotsi
cyane cyane bano bantu bakunda gutwara ibinyabiziga byambukiranya nk'imipaka, cyangwa ugasanga atwara nk'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, atwara umunsi wose, birashoboka ko ashobora kugira umunaniro utuma yasinzira. Ese aba yakora iki? Ngo gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyiramo ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Aho ni kuri A. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C nko kunanura amaboko no gufunga amaso igihe gito. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Hano rero kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni uguhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Urabizi ntiwatwara ikinyabiziga ufite umunaniro uri gutuma usinzira, uri kugenda uri gusinzira, ntabwo wemerewe ko watwara ikinyabiziga. Rero uba ugomba guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Wakumva ibitotsi bishize ugasubira mu kinyabiziga ugatwara. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, inyuguti ya H. Iki cyapa kikaba gisobanura ikireba mu byapa byo ku mihanda. A iravuga ngo hoteli, B ngo ibitaro, C ngo hagenewe kugwa kajugujugu. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ibitaro na C hagenewe kugwa kajugujugu bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B ibitaro, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kikaba kivuga ko ukibonye ugiye kugera ahantu hari ibitaro, aho hantu ikibonye. Ndakeka ko nasamo rero B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu twaziguriye, ntitwemewe kuzikoresha. Hehe? Ngo mu biro bya leta, beka ngo mu biro bya polisi. Se igihe utwaye ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano abaso cyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ntibyemewe gukoresha telefoni wiguriye mu gihe hano iso cyukuri nta kinini. Se igihe utwaye ikinyabiziga. Utwaye ikinyabiziga gukoresha telefoni byaguteza impanuka cyangwa bikaba byatuma uteza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Niyo mpamvu igihe utwaye ikinyabiziga cyawe ugomba kubika telefoni kure, ntuyikoreho, kabanza ugatwara. Mu biro bya leta murabizi hari na serivisi nyinshi dusaba tukabahamagara kandi bakatwitaba. Mu biro bya polisi murabizi ni impanuka ibaye uhamagara 112 nimero y'ubutabazi bakaba baza bakagufasha. Rero ugomba kudakoresha telefoni yawe mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko. Ni ngombwa kumenya iki? Ngo nta kindi kinyabiziga kinurutse inyuma. B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C ikinyabiziga kinurutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Imbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga, ese ni ngombwa kumenya iki? Mbere yo kudepasa ni ngombwa kubanza wamenya iki? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ukareba ko umuhanda ubona neza, ukareba ko hari intera runaka uri kureba imbere yawe, ukareba ko utageze mu ikona, ukareba ko uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ushagaguye, ukabona ko umuhanda ubona neza. No kwitondera kunyuranaho, ukitondera no kunyuranaho kuko ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso, kandi urwo ruhande rw'ibumoso hari ibindi binyabiziga biba biza bigusanga ari byo biba biri kugenderamo. Rero ugomba kwitonda, ukareba ko umuhanda ubona neza,
ukinatondera kunyuranaho kugira ngo udateza ibyago cyangwa ugatuma baguteza ibyago abo bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagenda kuhe muvuduko. Ugeze ahantu mu nsisiro wasanze ibyapa bikumenyesha ko hari irangira ry'imirimo, ese bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagenda kuhe muvuduko? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A ngo kilometero 70 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kilometero 80 mu isaha. Hano bamaze kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ibi byapa uri kubibona, tegereze neza. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni de kilometero 80 mu isaha. Kubera iki ari kilometero 80 mu isaha? Ugeze ahantu mu nsisiro bakubwira ko mu muhanda nta kibazo gihari, imirimo yari iri kuhakorwa yarangiye, ngo none uba wagenda kuhe muvuduko. Ugenda ku muvuduko munini pe, ugenda kuri kilometero 80 mu isaha, kubera ko bari kuvuga ko imirimo yarangire mu muhanda nta kibazo gihari. Rero ugenda kuri kilometero 80 mu isaha. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiza mu kizamura kora mu kanya uhita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online. Nkanswe kwiga twigisha mu buryo bwa online, tuguha link ukayikandaho, babyita Google Meeting. Iyo uyikanzeho tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu bitewe n'isomo turi kwigana. Icyo nashyize muri mudasobwa yanjye ukajya urakibona muri telefone yawe. Twiganye ukora rimwe ugahita utsinda, murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ikindi ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ariko wenda nta mikoro ufite, kanda subscribe hasi. Ikintu cyose nkizeho ujye uragikosora. Aho ugize ikibazo urampamagara cyangwa ukanyandikira nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ukeneye igitabo uri mu mujyi wa Kigali turakikuzanira. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tuze tukwigishe mudasobwa ujye mu kizame nta kibazo ufite kuri mudasobwa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.